Reka mbanze mbashimire mwe mukomeje kugenda mutugaragariza urukundo cyangwa se mudufasha cyangwa se mutuzamura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mukande subscribe mufungure inzogera kugira ngo nidushyiraho video cyangwa se amakuru n'ibiganiro mujye muhita mwakira notification ko tubashyiriyeho video cyangwa se tuboherereje amakuru. Reka noneho by'umwihariko twibande hano mu Rwanda mu karere ka Nyaruguru. Mu karere ka Nyaruguru umugabo arazira ndetse afunzwe azira kwica umugore we yishakiye ndetse rwose ko bari bamaranye imyaka igera kuri 11. Ngo icyatumye rero ngo yagira uyu mujinya ndetse ngo nuko bari bamaze imyaka myinshi cyane igera ku 8 cyangwa ku 10 batabyara ndetse nta rubyaro babona, ndetse rero ngo bakaza kujya kwipimisha kwa muganga bakaza gusanga umugabo we ari we ufite ikibazo cyo kutabyara. Hanyuma basanze umugabo ari ufite ikibazo cyo kutabyara baramubwira ati ariko hari imiti bamuha igakangura imisemburo ye byibura akaba yabasha kuba yatera inda. Hanyuma umugore arihangana ndetse rwose bakomeza kugenda banywa iyo miti ngo birebe ko hari icyo byatanga abe yabona urubyaro, ariko n'ubundi birangira bibaye iby'ubusa. Barategereza baraheba, gusa baje kugurisha ikibanza bari bafite kugira ngo basi umugore abashe kujya kuba yasama inda. Bakoresheje miliyoni zigera kuri 5, ikibanza cyari kiguzwe na miliyoni zigera kuri 4, bashakiraho indi miliyoni 1. Hanyuma bagenda kwa muganga, umugore asama inda. Inda rero yasamye ngo uyu mugore yaje gusurwa n'umuturanyi we, aza kumusura amuzaniye amata. Hanyuma aje kumusura amuzaniye amata, aza kunywa ayo mata ntiyamugwa neza ndetse ko rwose yaje kumererwa nabi cyane, bikaza kurangira agiye kwa muganga. Kwa muganga bamupima bakabura indwara, ariko n'ubundi umugabo arahamagarwa abwirwa ko umugore we ameze nabi ndetse ari kwa muganga. Umugabo yaje avuye ku kazi aza yihuta cyane ndetse ahageze asanga umugore amerewe nabi, nibyo ari kwa muganga. Bamubaza se ni ibiki wariye byaba byakuguye nabi, ababwira ko rwose nta kintu na kimwe yariye kuko yanyweye amata bari bamuzaniye mu kabuni kari gafunze sira. Nimba barateyemo urushinge nyabuneka mwirinde ibi bintu, njye nari nzi ko bitanakibaho muri u Rwanda rwa Kagame. Anywa amata, hanyuma aya mata maze kuyanywa niyo yamuguye nabi gutyo. Hanyuma bohereza umugabo gusubira mu rugo ndetse akajya kuzana ako kabido k'amata bahaye uwo mumama kugira ngo abashe kuba bayapima kwa muganga, barebe byibura imyanda yaba iri muri ayo mata yaba yatumye umugore amererwa nabi bigeze hariya. Kwa muganga barapimye ndetse bamaze gupima babwiye ko uwo mugabo aya mata atari meza ndetse ko yanduye arimo imyanda, ariko ntibabasha kumenya imyanda iyo ariyo. Ndetse rero uwo mugabo yabajije uwo mugore ati ubundi aya mata wayaguze hehe? Ubundi umugore aramubwira ati ntago nigeze nyagura, ni umuturanyi wacu runaka waje kudusura ayafite arayaduha. Umugabo byaramubabaje cyane, biramubabaza biza kurangira yitahiye. Umugore amusiga no kwa muganga nta n'ikintu na kimwe amufashije, ariko mu by'ukuri umugore we yaramerewe nabi cyane. Hanyuma icyaje gukurikiraho bukeye bwaho umugore yabaye nk'uworoherwa ndetse arataha. Akigera mu rugo rwose yasanze ngo umugabo yamwiteguye neza n'umuhoro, aramubwira ati kuri miliyoni 5 zanjye natanze kugira ngo ube wasama inda, ukaba wirirwa unywanywandwa usabiriza ibintu by'amata ndetse ukaba wankuriyemo umwana, ibyo bintu nta n'ikintu twaba tukivuganye. Ako kanya tayari abamukubise mu rwico, umugore abasize ubuzima aho ngaho. Ariko ubu ngubu umugabo nawe ari kuri polisi ndetse bari gukurikirana iki cyaha yakoze cyo kuba yivuganye umugore we. Ibyo bintu rwose nari nzi ko bitanakibaho muri uru Rwanda, nari nzi ko byanarangiye byo kumva ko wagira inzika ukumva ko watema umuntu. Ibyo bintu byaracitse ndetse ntago dukeneye ko bizongera kubaho. Nibagende bamwiteho n'abamukosore, nimba ikibazo cyari kibaye cyangwa se nimba hari habayemo ibigeragezo. Imana igira ibigeragezo.
utazagira ngo ikintu kikubaho nta mpamvu. Imana iba ifite umugambi wayo, ndetse iba igomba no kugerageza abana b'abantu ngo ibarebe kwanza unesha ninde cyangwa se uwihangana ni uwuhe. Ni nayo mpamvu rero Imana igenda itunyuza mu bibazo bimwe na bimwe, kandi ntekereza ko twari twimereye neza.